ndimo ndashakisha mbaratamute ubu nta bantu usanze hano nje mu kiganiro aho ariko ubundi nge narindi kwibagiza ubuvugizi bwa guverinoma niba basaba abantu kuvuga niba bekwipinge niba basaba media gusobanura ikibazo niba yekwipinge itangazamakuru ntabwo rizajya riza ritera ryiyikiriza oya ariko buretse uranyuruka batatugejeje kuri source nyayo batadufashije mu byukuri reba kuntu naje hano kwirukankana gusa oya ubu ngubu ngiye kumera nka Yezu mu bayahudi no waje atake vuba nkawe shamu ku myaka yawe wowe iryo junja nijabo niki ryo kuza gusobanura ibibazo by'abayahudi ungana utyo wowe vipi bana ubikure nkandi mbese uwigize yeza kanja manwa bati nkitubwire wowe urinde wo kuza kanja amanwa urinde wo kuza gusobanura ibibazo none se ungiye wambaza ngo urinde wo kuza gusobanura ibibazo bya Kongo n'u Rwanda byagiyemo Joao Lawrence ikoti rigashyuha rikajyamo uhuri ikoti rikashyuha bikajyamo ndayishimiye we bikamucanga bikajyamo ndayishimiye we yaguyemo nga abandi bo bavagayo babize icyuya undi wahwere none ari mukuru arinda nyakuba umuvugizi wungirije aturabaje n'u Rwanda nibagende baje gusobanura ibi bibazo mwabahaye iki hagera warenze imyaka yo bajene inde yarabirindutsa gwepfa mu kibaya yanya cyari modana cyafite ngingahe numva kuri mo kwisobanura neza kandi muri kunyirukana muri iki kigo abantu twituranye hano ndi gukora akazi k'abajene batumye abajene datamute twigarukire reveno ano muto buretse RCS ifite abakozi ba 135 wihangane nanjye nihangane RCS ifite abakozi 130 kavuge wenyine ugeze ubona ntuza afite telecommande yo kuvugisha se ubu natuje nawe urabyanze Marshal nicyo twapfuye Marshal yatangiye ngo ntabwo turabanza dusoza inkuru ntabwo ari wowe kudutwa icyame ntuyoboye ikiganiro uyoboye ikiganiro niba atabishoboye nasohoke tumenye kugiyeyo twara ukubonye dore inceceke tumuhaye umwanya ndabyemeye umwanya turawuguhaye turasubira ku ngingo nasanze uvuga akuze ukuntu nahaguye ngo FDLR ngo bavuze ko ariyo yisha abakongomani benshi yego nibyo usanze kenga arimo avuga ni video naguhaye wayishyizeho kamere muntu rero dore ukuntu iteye iyo ibihe bikomeye ushaka urega intege nke zawe ushaka gushyiraho amakosa ntabwo FDLR yisha abaturage benshi kuruta ubutegetsi bwabo kuruta ubutegetsi bwa Kongo se yego verisiyo none hora ubutegetsi bwa Kongo bwisha abaturage se none abaturage barasirwa mu mujyi Kinshasa FDLR naho nikambitse hari ingabo z'ubwoko bwose oya no nibi nariyo rero gute nibe FDLR yabikoze ni ari wa leta barabikoranye icyakabiri leta yisha abaturage benshi nako yica abaturage benshi oya FDLR na leta barakorana niba ubwo bihameje ko babikoze byombi sempre tugiye mu rubanza hanyuma icyakabiri nashaka ibamye byerekana ko FDLR umufatanye bikorwa wa leta ukabibona se utabibona none byo leta yishinja utabibona mutububabi gutuma wabikura none general Bruno afungiye iki uriya wayoboraga muri Nord Kivu uhe uyu bahamagaye ejo bundi ariko nani nabo niyo mpamvu bamufunze Major General Bruno nabo niyo mpamvu bamufunze baramufunze ariko ni wari uyoboye imirwano bamufungira ko afatanya na FDLR ashobora kuba yarabikoze nkawe ibyo ni amakosa nyine amakosa mu kazi nawe yarahaniwe ni amakosa ni restrictions birabujijwe ngaho ko rikosa nka Derek turebe hano uri muri studio za BNB FM nuruse umuntu urabona muri korera radio umuntu bamutumye kuri tele reka manze nguruge ibyo wowe ukora mu mihanda ari utaje hano uri ufite ibyo uvuga byawe BNB ntibashe kugukuraho rura ntigukureho bafunga bahereye kuri wowe Kasitari bakashorera bakagera kuri reka niyo umutekinisiye mu byashinzwe hano yakuzimye oya uriya we baba bamushyinguye tukurikira urumva so ibyo uvuga hanganye bya radio twajyayo inzoga zo kumusibuka ibihagano twara bimaze uriya twaba twumwibuka urumva nta bya Marshal biraha nta bya Scovia biraha ni bya BNB FM nta bya Bruno nta bya yande ni bya Faydes noneho va kuri Bruno reka dutangire inkuru niba ntago ari batubwiraga mu buratsi inkuru tuyitangire neza iyi nkuru yaziye mu yindi ariko ubwo nindi nayo turayigarura ubwo nyine irazuka abantu twasanze bamaze amasaha muri studio abiri reka tubayobore natwe no bazanye n'imiri babizanye mo n'imiri urumva ndajya nkotsa ku muntu igihe wibuha mbere ngaho FDLR ndagira ngo mwibuke ubutegetsi bwatangiye buvuga ko itabayo yashaje yarangiye sibyo ngo nudusaza dafite icyo tumaze birakomeza
bageze i Rwanda n'i Bujumbura ya mbere basinya ko mu mitwe bazacyura izonza abakongomani bazacyura FDLR y'abanyamahanga nayo bavuga kuyicyura. Uyu mugabo Kisekedi ahagaze ku maguru abiri yavuze ko azashyigikira umuntu uwo ari we wese wakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ndakomeza ndajya mubwire FDLR icyo ari cyo muri iki gihugu. Ntago umuntu yaba avuga ko ashaka gushyigikira umuntu wese uzamugana ashaka gukuraho ubutegetsi ngo agaruka avuge ko FDLR nta kintu itwaye, sibyo? Nurangiza agaruka none avuga ngo yisha abantu benshi, ngo umbwire ngo ntabwo muri miliyoni 10 zapfuye, ngo mu myaka 30 bari bihaye ikiringo cy'imyaka 30, ngo muri miliyoni zapfuye muri iyo myaka 30 10 muri miliyoni 10 zapfuye z'abanyekongo muri imyaka 30 FDLR niyo yishemo benshi. Ubwo no kuvuga barenze kimwe cya kabiri cy'abapfuye. Niyo yishe benshi. Ndashaka gusobanura rero impamvu FDLR itishe benshi kurusha leta. FDLR rigari leta. Ngewe abantu murabyibuka ku Kibaya hepfo hano Kibumba. Zone ya ruguru ya Kabuhanga iriho inyeshyamba. Za M23. Ugaruka hano ku Kibaya nanone usatira nko kuri boroni ya 18 umanu kujya Goma. Hariho FDLR. FDLR niyirinze umupaka w'igihugu cyawe. Warangiza ukavuga ngo ntabwo wishe abasivili ngo bishwe na FDLR. FDLR ninde wayihaye zone yo kukurindira umupaka niba atari umukozi wawe? Iyo nkuru kankuza nindi nkuru wibuka inkuru yabereye igoma. Goma yose karyama saa 12 intambara yasaga nkaho ikaze hejuru yazabunaga na zarafashwe n'ahandi ibintu bicika. Bakaryamisha abantu bose, Serena ya Goma igafunga abaturage, abakozi bose bakabirukana hagasigara manejya ba generali bo muri kare ya gace barimo na governor. Icyo gihe hari hatarazuye umuguverineri waje kiri umwami, hari hakiriyo uwo yasimbuye nibagiye uko yitwa. Uyu mwe bajyanye kubera bwa bwicanyi bwa bandi 50 ngira ngo. Oya baramusimbuye kuko zone yari yamunaniye imbere we bigiyaduka. Nibyo abasirikare bose bakuru barimo na general umugabo w'ingabo Kiwewe baraje mu nama yabereye kuri Serena ya Goma. Iyo nama yari irimo general Umega. FDLR abantu bose baramuzi. Ntusurambwira ngo ubundi ni nk'ukuntu wakwibaza ngo Sikovi yakoze amakosa kuri iyi mikoro, sibyo? Aragaruka arayakora ngo ubwo bazabaza Sikovi akasara tajemo. Ntabwo bikunda. Bamubaza ikiza. Indese Kasari. Ngiye ubuse ni uri kukwandikira ibyo uvuga. Yakabaye none ahamagara akabwira umutekinisiye ati hagarika mikoro. Sikovi yavugire muri iyo. Ubwo arashaka ko mvuga bamufunga mbere yanjye. Baba mufunze mbere yanjye. Cyangwa niba ararenze ikaba yamwicaze hasi nge mbaye nkihagaze. Yabarenganye. Ntabwo arenganye. Hatarenganye se ni. Inshingano ni ikisi. Ubu siyo ubona meya ahagaze kubazwa inshingano. Wiba kubaza izawe nk'umunyamakuru. Iyo ubona meya ahagaze imbere aringaniye na Perezida wa Repubulika mu igikomba mukora mu ntoki ngo akarekesheje imihigo. Uriya meya bayesheje imihigo cyangwa n'abakozi b'akarere n'abaturage. Zitukwamo nkuru. Hanyuma iyo bagiye kwirukana akarere katateye imbere birukana nde? Zitukwamo nkuru. None se kuki bigeze Kongo bagashaka gutuka Bucura kandi bagatutse inkuru? Kuki bigeze Kongo batuka Bucura? Inkuru nindese leta yabo. Kisekedi mu bigaragara. None se bigaragara idose FDLR ishyuhanye leta ya Kongo. Iri birayikaranga. None barimo kwikura. Ikavuga iti sombe ntabwo wayitogosa bisanzwe ngo uyiteke nka dodo batuye barya bakumva harimo amakaraza. Bakayitegosa. Basekura nabwo ntinoge. Bagasekura bakavuga bati ntabwo inoga nk'idete ku mashini. Bagakomeza. Bagasya. Barabanje bafunze generali ngo yakoranye na FDLR. Umwe gusasa. Ibyo biranze. Noneho bemeye ko FDLR hari. Bemeye ko igomba gutaha. Nyuma y'udusaza n'utundi tuntu bavugaga. Ibyo byose none bagezaho bavuga ngo FDLR niyo yisha abantu benshi. Niba inyeshyamba. Sinababwiye ko FDLR ari inka yambe bayaguye mu nda y'umusaza. Yaguye mu ikorameke. Ntabwo ya nkuru ni. Hano hari uwitwa Usabye Amahoro. Inkuru banyibukirize Skovia. Banyibutse iki? Ko no mu barinda umukuru w'igihugu. Arabinyibutse ibyo mbivuga ha buri munsi ndabizi. Hari mu mukuru w'igihugu. Harimo FDLR. None bakareka. Uyu mugabo ajya ku butegetsi yararinzwe na M23. Mu masezerano
urabyibuka ari nacyo bapfuye ishwana ryabo niho noneho bukeye abo ishingiye ku kumurinda se umva se amaze kugera ku butegetsi abakubita uw'inyuma amaze kubakubita uw'inyuma yangaza FDLR reka inkuru y'imbeba ntabwo muyizi se mu musaza musaza nde harya afande Jonde yatubwiye ko fande wese tuzahura na fande nta ranka yavuze ariko yavuze afande niba bahurira nabo turahazi yavuze ko abarinda perezida wa Kongo bitwa yabikomojeho afande wuhe nyine ubwo nasubireyo bazabivugana aho bahuriye ariko twabavuza amazina harimo FDLR harimo abasirikare b'u Burundi harimo hafi ya bose FARDC ni igisirikare gifite imitwe itandukanye irimo n'abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu RG yabo ubwo se RG yabo yavuye muri Ventura ahita ijyamo FDLR ntabwo mu Ventura yigiyemo ariko ryo baporopozaga abantu bari banariyo bari tayari ubundi ababivuga Tshisekedi bavuga ko Tshisekedi yiyumvamo ko umutekano wiwe kugira ngo ugende neza ugomba kuba urimo amaraso y'u Rwanda rero yabanje M23 bashwanye akura FDLR kuko n'ubundi style kubera iki sagomba kuba arimo amaraso y'u Rwanda kubera iki kuko aribo bafite maîtrise y'iki se barabona batoye nejo habaye pass out ya bataille ya 31 y'abakomando batojwe n'ababirigi uretse nkubwira iki batoza gutwara ihene ku mukandara uretse nkubwira ikindi none oya n'abakomando ntago ibyo birimo umva nkubwira n'ikindi uyu bihakana se Kabila Muzeyi wafashe ubutegetsi ntabwo yabwiye ko abareba ati imbere umugaba turebe ko akuka kaboneka uriya ni modereta ntakurangaza tubwira inkuru reka mbanze mbabwire inkuru y'imbere urumva ngo umugabo ega na fisi yakuruye za RCD na zake umuhungu we nawe yisakura RCD kandi n'ubundi urumva Rwanda irimo harimo mane hana abantu uzana abasungweso barindwaga na FDLR koko ejo bundi se ntabwo nari kubwira hano ko imitungo ya Kikwete iba muri Kongo irindwa na FDLR ubyo ziriya ni inyungu z'umuntu ku giti cye hanyuma se ubu nawe nubishyirayo ushobora kwitwa bandi ukababwira uti murinda kiriya kiraro ibyo ni ibintu byumvikana abashinze FDLR mu 2000 ni Sasungweso yarabirukanye niwe bamufashije gutsinda mu pasiteri baramwirukana n'amakuru yanditse ntago arimo kubihimba imbeba ngo byagenze bite umugabo ngo yararyamye aryama nabi cyararamye yasamye ngo niba mwibangana na marishari baryama ajya ku buryo ugira ngo ibi byose biri kuri gihe aryama nabi aragona ukagira ngo ikirunga kigiye kuruka imbeba iri aho ngaho irimo ishakisha kwa kundi mu nzu ibihiga iba yiroshye mu kanwa iguye mu nda induru irarota ku musozi bati imbeba iri mu nda ya marishari bati iravamo itese haza umwe ati mfite igitekerezo turamo hasi umuyapanye imbeba ipfe batarapfana nayo gacwa undi atoya ati njyewe ukuntu ngiye kubigenza reka mukubite ku nda kugeza ipfiriyemo cyangwa isohoke bati nawe arapfa undi ati muraruhira ubusa njyewe mfite injangwe reka tuyoherezemo rutamikane undi ati niyikoza mu nda nabwo arapfa abandi bati ubu turabigenza dute bati rero ukuntu ibintu ari bibiri imitwe yashyushye bagishaka solution igisubizo cyabuze umwe arabwira ati rero iyi mbeba n'ubundi nitutamwica iramwiyicira reka tumwica apfane n'imbeba bahita mwikiza kumwica agapfana n'imbeba kuko baravuze bati n'ubundi nitutamwica imbeba iramwiyicira kandi ishobora kumwica nabi reka rero tumwice apfane n'imbeba aferi termine rero ikibazo cya mbere kiri muri Kongo mbere yo kuvuga miliyoni 10 ibihumbi 10 cyane miliyoni 10 mu myaka 30 z'abakongomani zaguye kuri buriya butaka kuvuga ngo FDLR ubundi ikibazo cyavutse umunsi mu butamira imbeba yari iki yari fari yakiriye itwaye ibifaru n'imbunda n'abantu bose akakira ingabo byose akamira mu nda ye ngo pi imbeba yari iguyemo Kongo rero urashyira amasumu yapanye ndavuga ubwo woherejeyo Sadek bati birapfara kandi bavuga ko mu buti yamize imbeba ari kugira neza ari gutabara yakira impunzi kwakira impunzi ntacyo byari bitwaye yazitabara nka Tanzania yazijyanye Benako ku birometero 150 uvuye ku mupaka wa Rusumo ikabambura Tanzania iranabirukana Tanzania ntamuzi turaguha abakiriye impunzi zimeze nka ziriya mubanze muceceke ndangiza inkuru yanjye
imbeba se ntiyarangiye mutoya oya nkomeze mbabwire icyo nahuzaga imbeba na Mobutu avura antene. Mobutu ikosa yakoze ntabwo ari ukwakira impunzi ni ukwakira ingabo akanazijyana hafi ariko izo mpunzi buriya ari nabyo yagombaga gukora nk'uko amasezerano abivuga si ikibazo cyo kuzijyana na hafi yari bwakira impunzi koko cyo ni ikibazo mpuzamahanga ariko impunzi zikiza ku mupaka abasirikare waka intwaro ukakira impunzi no kuzijyana kure siporo kambanze bo kanye kunyagwa byose mu muyoboro n'ibiganiro bya siporo.